umugabo arimo arifuza umuntu wamuhuza n'umugore we akamusaba imbabazi kubera ko arabizi neza yuko atabasha kumukura muri ruriya rugo. Uru rugo rega, uyu mugore yageze muri uru rugo arishima, aranezerwa, arabyibuha, amererwa neza ku buryo bwo mu rwego rwo hejuru. Umugabo rero yataye umutwe, yabaye umusazi, yabaye umusinzi. Yego n'ubundi imbere yari umusinzi, ariko nta gukaraba, nta kumesa, nta kugira gute. Noneho n'umubajije ati ese umwana wawe ari aho? Reka nta gisubizo afite cyo kumuhereza. Rero uyu mugabo ni ukuri kw'Imana ntabwo yatekereje mbere, ahubwo atekereje nyuma. Arimo arahohoterwa ku buryo bukomeye kubera ko aho ari si kwa se, si kwa nyina, si kwa nyirakuru ubyara se, nta nubwo ari kwa nyirakuru ubyara nyina. Uyu mwana yakwiye kubona umuryango umwakira, yakagombye no kujya kuba kwa nyirakuru ubyara nyina aho kugira ngo abe ku mukecuru babeshye ko abyara se kandi mu by'ukuri atarabyaranye n'uyu mugabo. Reka rero mbatere sitori. Uwo mugabo ngo yarasaze neza neza. Umugabo yarasaze, yabuze umuntu wamuhuza n'umugore we. Ariko reka manze mbabwire, muri aho neza abakunzi bacu, ab'iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali ndetse n'abadiyasipora, mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hari ikiganiro rero ngiye kubagezaho kandi mwese mugikurikire. Umugabo yabanaga n'umugore we, barashakanye bisanzwe, bakundanye, sheri, shushu, bya bindi namwe mwese mutayobewe. Byaje kubaho rero birangira uyu mugabo n'umugore nubwo babanaga baza kugira ikibazo cyo kutabyara. Muri uko kugira ikibazo cyo kutabyara, umugore arihangana bwa mbere. Murabizi neza yuko hari ikiganiro nigeze gukora nkababwira ngo umugore asabwe kwihanganira ibintu ibi n'ibi. Nubwo uyu mugore yihanganaga mu buzima busanzwe, njye nsa naho ndi kwihutisha inkuru, ariko ndaza kubagira muri ka story namwe muraza kumva ukuntu byagenze. Umugore yarihanganye mu buzima busanzwe, akorera urugo, aba umugore mutima w'urugo nk'uko tugenda dukunda kubisaba abadamu. Umugore muri kwa kuba mutima w'urugo, igihe cyarageze, umwaka umwe urashize, imyaka 2 irashize, imyaka 3 irashize, nta rubyaro. Muri uko kutabona urubyaro rero byaje kugenda gute? Umugore yahuye n'intambara zikomeye, namwe musanzwe mubizi, iyo byavutse hakavuka ikibazo nk'icyo ngicyo ukuntu bigenda. Umugore yahuye n'intambara zikomeye, dore ko yari aturanye na nyirabukwe. Nyirabukwe aramutoteza, nyirabukwe aramutuka, amazina mabi yose arayambara, ku musozi yambara urubwa, aho agiye, aho babyaye ntibamuhereze umwana, doko ahinduka iciro ry'imigani. Bakunzi bacu, ndagira ngo mbabwire mwumve igikomere umuntu agira wahuye n'iki kibazo, umuntu agira kandi yahuye n'iki kibazo. Ubwo igihe cyaje kugera, uyu mudamu agakubitwa, ariko inkoni nyinshi, umugabo ntiyongera kumuhahira, inzara iramwica, yambara ubusa, mbese yari mu ntambara yayindi ikomeye cyane. Namwe abenshi murabizi ukuntu bigenda mu mico yacu, mbese murabizi namwe, ntabwo nirwa ndi buce kure. Cyangwa se hari n'umuntu waba warahuye n'icyo kibazo, ni ukuri ndagira ngo muri aka kanya manze mwihanganishe, manze mubwire ngo komera, ihangane, kuko ubuzima bwo hanze aha ngaha ntabwo buba bworoshye. Uyu mudamu rero igihe cyarageze, umugabo atangira kujya amuca inyuma, umugabo atangira kujya akora n'ibikorwa bitari byiza. Cyareka rero nyamugabo azahure n'umutubuzi, cyane ko iyo bimeze gutyo, hari n'intambara mu rugo, nta muntu wabashije korohera undi. Hari igihe umugabo atangira ya mico yo kujya guca umugore we inyuma, bavuga ngo ntabyara, aduciriye umuryango, ibitutsi byinshi n'amazina menshi atabaho. Ubwo rero uyu mugore ukuntu byaje kugenda, umugabo yamuciye inyuma, ariko muri kwa kumuca inyuma ahura n'umutubuzi, baramutuburiye. Namwe nimukurikira ibyo bintu munyumvire, ni ukuri. Ubwo umutubuzi yahuye nawe ni umugore wari usanzwe azi ikibazo kiri mu rugo, intambara zihari n'ibiti byose. Amaze kujya ahandi hantu yasamye, aravuga ati nda nkayigereka kuri uyu mugabo. Mwabagabo mwe nibyo njye mbabwira, nibyo njye mbabwira ngo umva kugenda kwanyu guca hirya no hino, namwe bishobora kubakurura intambara mutabasha kumenya.
uyu mugore icyo gikomere yabanye nacyo abasha kwihanganira ubwo buzima, abasha kwihanganira ibitutsi. Uyu mugore w'umutubuzi nyirabukwe yari yamaze kumva yuko nta kintu wa mukeba we mukuru amaze, yaremeye atangira kwita wa mugore batuburiye, atangira kumwita umukazana, atangira kujya amusura, mbese ahinduka nyirankundwakazi, nyiramwiza nyine nka kwa kundi njya mbivuga mu biganiro byanjye. Atangira kuba nyiramwiza. Umugore rero utubyaje kugenda gute? Uyu mugore igihe cyarageze cyo kubyara, arabyaye, umugabo aramuhembye, nyirabukwe aramuhembye, wa mugore mukuru nyir'urugo nyine nyirizina, igikomere abana nacyo, gutukwa, agatukwa n'umugabo, agatukwa na nyirabukwe, agatukwa na wa mugore wo ku ruhande watubuye. Nuko ariko nabizanye mbere, ubundi mwari kuza kumva agasitori neza uko kaze kugenda. Kereka rero umwana aratangiye, aronse, umugore amucutsa vuba vuba, arangije amuzana kwa nyirakuru, kuko yavuga ati sinamuha mukeba. Umuhungu nawe ati nibyo mwana tumujyane ajye kurererwa na mama, iri shyano ntabwo ryanderera umwana. Nuko muri iryo shyano rero ritamurerera umwana, niho umugore yari yihanganye, umugabo agataha akubita, ayabonye akajya guhahira kwa nyina kuko yitaga ko ariho hari n'umwana we. Inshuti bakunzi bacu, umugore yarakomeretse, arakomereka bya bindi byo mu rwego rwo hejuru. Umunsi umwe rero umugabo yaratashye, amukubita inkoni, ntago wavuga ngo zimeze gutya, kuko uyu mugore byarangiye agiye kwa muganga. Izi nkoni zamujyanye kwa muganga zatumye ava kwa muganga ahita ataha ajya iwabo. Yari yarihanganiye muri uru rugo ku buryo bukomeye cyane, ariko inshingano zose z'umugore yarazikoze, ariko izo nkoni yakubiswe bwa nyuma zatumye azinukwa, afata n'icyemezo. Aragenda rero, ageze iwabo yari yicaye nyine mu rugo nk'umugore usubiye iwabo utaranabyaye, ibitutsi ni byinshi, amagambo ni menshi, ariko haza kuboneka undi umubenguka. Aramubwira ati nzaguhoza amarira, nzakomora ibikomere, nza. Uyu mugabo wamubengutse bwa kabiri, ibyo yavugaga kuko yabishyize mu bikorwa, aramutunga, amwomora ibikomere. Wa mugore ariko akigerayo aba arasamye, arabyara, umugabo we arabimenya ko yabyaye. Ahubwo hari akabazo kamwe utambajije. Kuki utambajije uti uyu mugore ntabwo yajyaga kwa muganga? Icyo nicyo nanjye nibaza. Nashatse kugira ngo numve ibyo uvuga, hanyuma menye ngo ese aba bantu bari bajijutse, ntibari bajijutse. Uyu mugore, abo bantu bajyaga kwa muganga cyangwa ntibigeze bipimisha? yasabaga umugabo we ko bajya kwa muganga, noneho umugore akagenda wenyine. Muzi ko hari abagabo bameze nk'aho ari ibitsina. Uyu mugabo akumva ko atagomba kujya kwa muganga, ati wacu ibyo ntabwo bihaba n'ibiki byose. Kandi tumaze kubona, cyangwa umugabo yari yize. Ni ikiganiro nsa naho nzabakorera nyuma, igituma hari abantu bashobora no guhura n'ibibazo byo kutabyara. Kandi no kwa muganga bajya babisobanura, ntabwo kutabyara bituruka ku muryango cyangwa ngo bituruke hehe na hehe. Uyu mugabo we rero yishingikirizaga ko ati wacu twese turabyara, bigatuma atajya kwa muganga. Bya bindi bya kinyarwanda. Umugore yajyayo we bakamubwira ko nta kibazo afite, kumva ikibazo cyari kiri ku mugabo. Rero umugore yamaze kugera ahandi mu rundi rugo, aratwita, arabyara. Muri kwa gutwita no kubyara, dore ko yarugezemo nyine bene uwo muntu, ubundi wa muryango aturutsemo nawe ubu usa naho umucungira hafi ya sameza ate, bibayeho bite biki n'ibiki. Umugore rero bamaze kumenya ko atwite, akuriwe, baza no kumva inkuru y'uko yabyaye. Uri nyirabukwe wa mbere, wa wundi wamutukaga kwaje kubacira umuryango n'ibiki byose, yarahindukiye ati wa mugore we, atangira kureba wa mugore wabazaniye umwana, ati wa mugore we, aho niho watubeshye. Aba yegereye n'umuhungu, ati ubundi bimeze bite, iriya nda wayiteye umugore ryari? Kuki umugore wawe agiye mu rundi rugo akabyara?
ati kandi uyu nguyu watuzaniye umwana yahise ajya gushaka ahandi. Ibi bintu bimeze bite? Umugabo atangira nawe gushyira ubwenge ku gihe, asanga uyu mwana bamuzaniye agereranyije n'igihe yavukiye, asanga uyu mwana ashobora kuba yaravukiye nk'amezi atangiye gukora atandatu n'igice, 7, kandi uyu mwana akaba yaragaragaye n'ubundi ari umwana mukuru. Atangira kubitekereza, batangira no kureba isura ya wa mwana. Uzi ko hari abantu atirirwa ajya no ku ruhande cyangwa ngo avuge ngo arajya gupimisha n'ibiki byose, ajye yapimisha ADN. Batangira kureba bati uyu mwana nta n'umuntu w'iwacu basa nawe, bareba no mu irugu, batangira kuvuga bati uyu mwana se arasa na nyina, arasa nande. Bakareba bagasanga n'isura ya nyina ntirimo. Nyirabukwe rero wari wiyemeje gufata uyu mwana ngo arere umwuzukuru, atangira kujya gushaka wa mugore wabatuburiye. Agiye kumushaka ati fata umwana wawe waratubeshye, ati ikibazo cyari ku muhungu wanjye. undi ati umwana ni uwanyu, undi ati mugumane umwana wanyu n'ubundi mwaramufashe, ati mutansenyera urugo. Kubera iki? Kubera ko uyu mugore yari yaragiye gushaka nawe, yagiye gushaka ahandi batajya uyu kumusenyera. mwana yari yarasambanye ku rundi ruhande utazwi se, yari amaze kumubonera umuryango amara kujyamo. Induru ziravuze, umukecuru arasakuje, bagize gute? Ariko mu by'ukuri uyu mukecuru n'ubundi kuko uyu mwana yasaga n'aho amumaranye imyaka, umwana yari byabaye ngombwa yuko uyu mwana amugumana. Uyu mugore wabazaniye uyu mwana abizi n'ubundi ko atari uwabo. Mwibuka ko uyu mugore atagira impuhwe, ubundi se hari impuhwe zibirimo? Icyo wagombaga gukora cyari ukwishima hejuru mukeba we, wa wundi wa mbere, cyane ko yari afite ukuntu arya uyu mugabo amafaranga. Niwe yajyanye mu kabari, niwe yasengereye, niwe yaguriye umwambaro, niwe yahahiye mu rugo, ibintu byose ari inkundwakazi. Ariko mu by'ukuri nta kindi yari agamije, byari ukurya. Cyane ko uyu mugore noneho urumva hari abantu binjira no mu kantu gatoya urugo bakarusenya neza. Uyu mugabo nawe navuga ngo nta bwenge yagize, yakagombye kuba n'ubundi yaragiye kwa muganga akajyana n'umugore we mbere. Rero uyu mugore duhura nyine ambwira iyi story bwa mbere, ngenda nkimukubita amaso nahise nishima, ndavuga ati Imana ishimwe, kuko uyu mugore yarahindutse completely. Ni umugore mwiza. Uwo wabyaye uyu mugore wa mbere wari warababariye, yahuye n'umugabo mwiza, aramutetesha, amwibagiza agahinda yahuye nako, amuha buri kimwe cyose yifuzaga, ubuzima buraza. Inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, namwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu, hari ikiganiro nigeze gukora ndangije ndavuga ngo sohoka muri ako kazitiro urimo, sohoka muri ako gahinda. Ntabwo hano nje kugumura abantu, nta nubwo nje kugumura abagore, ariko were gupfa no guhohoterwa ndetse kugeza ku rwego kubitwa inkoni zikujyana mu bitaro, buri kuzuza inshingano z'urugo. Cyane kubona ko uyu mugabo yari yaramaze no gufata inzira zo kujya ahandi ndetse no kujya kuzana abana babo. Ikintu nifuza mu buzima kandi ikintu mba numva nshaka kugiraho abantu inama, ubundi ni ngombwa ko tubaho tubabazanya. Ubundi reka manze mbaze uyu mugabo. Hari abantu benshi bajyaga bakunda kumbwira ngo nkunda kubwira abagore cyane. Reka manze mbaze uyu mugabo, ndetse namwe bagabo munkurikiye. Ni byiza yuko ukubita umugore bwa mbere, ukamukubita bwa kabiri, ukamukubita gatanu, ukamukubita inshuro 10. Gusa uwo mugore ko ari imfura cyane. Niba uyu mugore atari kukujyana mu buyobozi kukurega, ni ngombwa ko ubikora rimwe ukabikora kabiri. Ese nujya kumukubita bwa gatatu, niba hari n'ikosa yakoze, wakwicaye ukavuga uti uyu muntu n'ubundi inkoni ntizizamwumvisha, ugahitamo kuvuga uti reka mufate nk'ikiremwa muntu wenda kitazi ubwenge. Ariko inkoni z'abagabo ziraryana, silivupure. Inkoni zanyu zibabaje abagore. Inkoni y'umuntu mukuru kugera ukagera mu bitaro, kandi umuntu wakabaye inshuti yawe, kandi umuntu watangiye ukunda umubwira ko ari akara ko mu mara yawe, akagufa ko mu magufa yawe, sheri shushu, bikaba ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri kugahinduka ukw'inkoni, bikaba ukwezi kumwe waramubwiye uti uzatetera ku bitugu byanjye,
bizagenda gutya na gutya, ariko bigasozwa no kuvuga ngo icwa n'inzara, bigasozwa no kumwambika ubusa, kandi yarashoboraga kubona undi muntu umukunda. kandi yari Juliette nawe ukaba Romeo. Ibaze nawe ako kantu. Tujye tuganira ariko dufite n'icyerekezo. Ubu hari abagabo bari mu ntuke bavuga ngo kuki uvuze ibyacu ngo abagore ngo mwarananiranye. Ndabyemera 100%, ni nayo mpamvu mpindukira nkabwira n'abagore. Abagore bagira amakosa yabo, ariko n'abagabo, umugabo ukoze ikosa rimwe ryo arikora riremereye ku rwego rwo hejuru. Hari igihe umugore ashobora gukora amakosa 1000, ariko umugabo ukoze ikosa rimwe bigakuba ya makosa 1000 bigahinduka nk'amakosa 2000. Ni ugukoma urusyo ugakoma n'ingasi. Ni ukuri bakunzi bacu, reka mbasabe bahuri umuntu ubeho ufite ubumuntu, nubana n'umuntu mudashobokanye, aho kugira ngo umukubite izamwica nawe ukasoreza amageragere, aho kugira ngo umutera ubumuga, umwangiriza ingingo, wakoze ibishoboka byose ukavuga uti reka mbe nguhunzeho gatoya, hanyuma tuzongere duhurira ahandi, cyangwa se ukomeze inzira yawe nanjye nkomeze inzira yanjye. Ni byiza ko tuvuna umuntu. Uyu mugore rero byanyemereye ko azaza kuduha ubuhamya, kandi murabizi njya nkunda kubibabwira, nkababwira ati azaza kuduha ubuhamya. Muri buki ikiganiro nigeze gukora ndi kubabwira umumama wabanye na mukeba we bararana ku buriri bumwe n'umugabo ari batatu. Ikiganiro abantu bakunze cyane. Icyo kiganiro sinakibabwiye, bamwe bagatangira akavuga ngo kutubere cyangwa ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo mwibuka ko uyu mumama yaraje noneho atanga ubuhamya, avuga ukuntu bageze aho bakaba abagore batatu mu nzu hejuru y'umugabo umwe. Aba bagore mu by'ukuri bose uko ari batatu barahohoterwaga, ariko nabo ntibamenye gusohoka muri aka kazitiro. Kwihangana cyane hari igihe bizatuma umuntu akora amakosa. Niba mwibuka muri kiriya kiganiro, uyu mumama yaravuze ngo hari igihe umugabo yagiye ku kazi asigara kubita mukeba we n'ibirahure by'inzu byose barabimenagura. Ndabinginze ngo muzajye kureba bwa buhamya buvuga abagore babiri bararaga ku buriri bumwe n'umugabo wabo bakarara ku buriri ari batatu. Muzajye gukurikira ubuhamya bwe, ndetse n'ubu ngubu bafite gahunda yo kuza kuduha ubuhamya bw'ukuntu uyu munsi abanye n'imiryango yari yarashatsemo, ndetse abanye n'abo bakeba be n'abana babo. Ubwo buhamya nabwo afite gahunda yo kuza kubuduha. Ariko reka mbabwize ukuri, ihohotera riba hagati y'abantu bakuru rirababaje. Washatse umuntu ukuze, nawe umushaka ukuze, sinumva impamvu ufata umwanya wo kumwicira umutima ukamwicira n'umubiri. Hari ukumwicira umutima umubabaza mu bikorwa by'imbere, hakaba no kumwicira umubiri umukubita cyangwa umukomeretsa bene ako kageni. Inshuti zanjye, reka nongere mbasabe, nimureke tugire ubumuntu butume duhinduka abantu. Nitumara kuba abantu tuzagira ibintu kandi duhure n'abantu. Nimureke tugire urukundo rwimbitse. Nubona uru rukundo rudahari, ureke gushaka kubera tageti, ureke gushaka kubw'inyungu zawe, utarebye mugenzi wawe mugiye gushakana. Niba ukunze umuntu, emera ibitekerezo bye nawe yemera ibitekerezo byawe, ariko mwere kubaho muhanganye. Ikiganiro cyacu rero reka tugisohoreze ahangaha. Murakoze abadukurikiranye. Ikiganiro cyacu nakagaruka.